neza nshuti zacu. Uyu munsi ndashaka ko tuvugana ku bintu abantu benshi bahisha ariko bikabasubiza inyuma ku rugero batari bazi nabo ubwabo. Ni ingeso mbi nizo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Zimwe turazikurana mu buzima bwacu, izindi tukazivukana, cyangwa se izindi tukazikura ku bantu tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izindi zikadukurikirana mu buryo tutazi natwe ubwacu. Hari igihe ugeraho ukibaza uti kuki ntatera imbere, kuki buri mwaka mbona ndi wa wundi, kuki buri munsi numva hari ikindi kintu ntakabashije kuba naragezeho ariko nkaba ntakigeraho. Impamvu nyamukuru ni imwe mu ngeso zakuwase. Ariko noneho reka nkwibwirire inkuru nziza. Ingeso mbi si Imana. Urumva, ingeso mbi ntizivugira, ingeso mbi ntizihoraho, ingeso mbi ntizikurusha imbaraga. Ibi ni ibintu umuntu ashobora guhagarika aramutse yamenye uburyo azihagarikamo. Uyu munsi noneho rero turi kumwe kugira ngo turebere hamwe intambwe 7 zagufasha kuva mu ngeso mbi, ukongera kwiyubaka, ukongera kuba umuntu mushya. Tugende gahoro gahoro, tugende turebera hamwe, tugende nk'abantu baganira mu kuri pe. Niba utarakana subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge. Tudatinze rero, intambwe ya mbere ishobora gutuma ukira ingeso burundu ukazicikaho, cyane cyane ndavuga ingeso mbi. Ikintu cya mbere ndavuga ni intambwe ya mbere ni ukwemera ikibazo, ni ukwemera ko ufite ikibazo. Intambwe ya mbere ituma abantu batsinda, ituma umuntu ashobora gutsinda ingeso mbi binyuze mu kwemera ko afite ikibazo. Mu by'ukuri nta mpinduka ibaho utavuze ukuri. Hari ibintu umuntu akora bikamwangiriza ahazaza he, ariko akabyirengagiza akavuga ati oya, ntabwo ari ikibazo cyane. Ariko ntibikuraho ko ari ikibazo kandi kikwangiza. Niba hari ikintu kikuvuna, ukemera ko kitakuvuna, ufite ikibazo. Kuko niba kikuvuna ukemera ko kikuvuna, byibuze uba ugitsinze ku kigero cya 50%. Vuga mu mutima wawe uti yego, ingeso iransubiza inyuma, noneho ndashaka kuyitsinda. Aha uba ugize neza pe iyo utekereje icyo kintu. Ubwo iyo ni intambwe ya mbere nababwiraga. Noneho intambwe ya kabiri ni ukumenya impamvu zikomeye zituma utegura impinduka. Ingeso mbi ntizivaho gusa kubera ko ubyifuje, oya, zivaho iyo ufite impamvu nyine ifite uburemere. Wenda ushobora gufata ikayi ukandika impamvu 3. Impamvu ya mbere igusubiza inyuma, ugomba kuvuga ati ese insubiza inyuma gute? Impamvu ya kabiri, ese iyi ngeso yanyambuye iki mu buzima bwanjye? Impamvu ya gatatu, nzamera ute mu myaka 2 iri imbere niba nabihagaritse ibi ngibi? Noneho iyo ubonye uko ibintu bishobora kugenda nabi mu gihe udahinduye, uba wabonye imbaraga zihagije zo gutangira urugamba, n'impamvu nyine za moteri y'impinduka, nyine ugashiramo akabaraga ko kuba wagera ku mpinduka. Intambwe ya gatatu, shiraho intego zifite ibipimo. Hari abantu benshi bavuga ngo ndashaka kuva mu ngeso mbi, ariko inshuro 10 ntabwo bamenya uko bazabigenza. Buriya rero intego irimo igihe, irimo umubare, irimo uburyo. Mu minsi 20 uramutse ugiye ubikora byibuze mu minsi 20, ukavuga ati iyi minsi 20 sinzongera gukora iki kintu. Buri munsi nzagira iminota 15 yo gukora ibi. Muri iki cyumweru
nzakuraho iki n'iki n'iki, iki n'iki nzabikuraho, ibi n'ibi muri iki cyumweru sinzongera kubikora. Iyo intego idafite igihe iba ari inzozi, iyo intego idafite uburyo iba ari amahoro yo mu majwi, ariko intego ifite gahunda ituma utera intambwe. Intambwe ya kane rero, intambwe ya kane ni ugusimbuza ingeso mbi inziza. Ukuri kuri hano, nta ngeso mbi iva mu buzima idasimbujwe indi. Niba wari ufite ingeso yo guta igihe ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kuyisimbuza gusoma. Niba wari ufite ingeso yo gutinda, uyisimbuza gukora to-do list buri gitondo. Niba wari ufite ingeso yo gukunda abantu bagutwara nabi, nyine ba bantu za nshuti, wari ufite nyine ingeso yo kugendana n'inshuti za zindi z'abasinzi zirwa zigira ubuhe, nyine ibintu bitari byiza byose, zisimbuza abantu bakinisha intekerezo nziza, nyine batekereza ibintu byiza. Urumva, buriya ingeso mbi ihora ishaka umwanya, niyo utawuyujuje irasunikiriza ikagaruka. Buriya rero ni wowe ushiramo indi iri buyirushe ingufu. Ugomba kubyitaho ugashaka indi ngeso nziza iri burushe ingufu ya yindi mbi ikurimo indani. Intambwe ya gatanu rero, hindura intambwe ya gatanu, hindura kugendana n'abantu bakwiye mu ngeso mbi. Dore ikintu kibi hano ikintu kibi cyo mu buzima, hari abantu ubona buri munsi ariko bo ubwabo akaba ari ikibazo gikomeye. Abantu bafite ingeso mbi bikurura ku bandi, wenda wowe ushaka guhinduka, ariko abantu uba uhura nabo bakaba batabyumva nk'uko ubishaka. Hindura abantu bana nabo rero buri munsi. Niba bidashoboka, hindura aho ahantu mwahuriraga, umwanya mwahuraga, shaka ibindi uwukoramo. Shaka ikindi kintu cyatuma wa mwanya uri bugere wo kuba wajya guhura n'izo nshuti, kujya mu byo mwari musanzwe mujyamo, urebe ibindi wawubyazamo. Intambwe ya gatandatu rero ni ugukurikirana intambwe zawe buri munsi. Ibi nibyo bitandukanya abavuga n'ababikora. Buri munsi ijoro riregereje, niba ijoro ryegereje, fata iminota 3 gusa wibaza uti ni iki nakoze neza uyu munsi. Wongere wibaza uti ni iki natakajeho igihe. Wongere wibaza uti ni gute ejo nakosora. Iyi ni raporo y'ubuzima bwawe. Iyo uyikora buri munsi, ubuzima bwawe buhinduka mu cyumweru kimwe gusa. Intambwe ya 7 ari nayo ya nyuma, wemera ko ushobora kuba undi muntu mushya. Ugomba kubanza ukemera ko ushobora kuba undi muntu mushya. Buri ingeso mbi ntabwo zikuzanira indangamuntu, wowe ni wowe. Ingeso mbi ntabwo zikuzanira indangamuntu, wowe ni wowe. Uri kumva? Ariko hari igihe wumva ko wagiye kure y'uwo wagombaga kuba we. Kuba ibyo byose birashoboka, bishobora guhinduka igihe mu mutima wawe uvuga uti ndi umuntu mushya, ndi umuntu ufite discipline, ndi umuntu uzi aho ajya. Iyo uhinduye, ni ukuvuga ngo iyo uhinduye ibyo ngibyo, ugahindura uko wiyumva, bihindura uko witwara, uko ukora n'uko ubaho. Dusoza rero icyo nababwira inshuti zanjye, ntugatekereze ko impinduka ari ikintu cyiza giturutse hanze. Oya, impinduka zitangirira mu mutima. Impinduka ikaza mu bitekerezo, ikaza mu magambo, ikaza mu bikorwa, ndetse ikaza no mu ngeso nshya. Buriya ingeso mbi
ingeso mbi zakuze kuko wazibonye buri munsi ukaziha umwanya ukazitaho buri munsi. Ntabwo ingeso nziza zizakura mu gihe utazitaho buri munsi. Umunsi wumva uhagaze ukavuga uti birahagije, uyu munsi mbaye umuntu mushya, hariya uba utangiye urugendo rushya rw'ubuzima bwawe. Reka mbashimire mbabwire ngo mwakoze. Njye nitwa Olivier nk'ibisanzwe. Mukomeze gukanda subscribe, mukurikire iyi channel yacu. Yes, channel yanyu ni yacu, ni yanyu. Wowe munyarwanda wumva ikinyarwanda, nta wundi mbwira utari wowe wumva ikinyarwanda, kuko urumva natwe tuba twavuze mu rurimi rw'ikinyarwanda. Urumva ko ni ugukunda abanyarwanda, ibintu byacu biba ari iby'abanyarwanda. Kandi mbashimire rero, murakoze. Naho ikiganiro cy'ubutaha.